ngo ikaze ku makuru yacu akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Gushimye cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri channel yacu Salama TV ugakana nakazogera kugira ngo ujya ube umwe mu bambere babona amakuru yacu uburi gihe uko tugenda tuyashyiraho. Nshimire wowe uri ku mugabane w'Uburayi, wowe uri muri Afrika, wowe uri muri East Africa, u Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda ndetse n'Uburundi. Nshimiye wowe rero ukomeje kugenda tubana natwe duha ibitekerezo buruko bwije nuko bukeye. Mbigushimire cyane uri ndashyikirwa, uri umuntu w'umugabo. Mbigushimire cyane wowe ugenda duha ibitekerezo ugasangiza inkuru zacu abantu baba badukurikirana batabasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Nshimire nawe ubasha kugenda wirinda COVID-19 muri ibi bihe turimo byo kubasha kurwanya iki cyorezo. Uri umuntu w'intwari kandi ukomeze no gushishikariza abagenzi bawe ko bakomeza kwirinda COVID-19. Reka ngushimire nkomeze kukwifuriza iterambere muri uyu mwaka wa 2020, umwaka wabaye w'ibibazo ku bantu bose ndetse n'abandi muri rusange, kandi n'uwo wabereye uw'ibyishimo nawe tumushimire cyane. Dukomeze kumwifuriza kugira iterambere rigiye ritandukanye. Reka nkwifurize gukomeza kubana natwe ugumva amakuru yacu uko tugenda tuyashyiraho. Areka duhere kuri no nkuru ivugwa yuko umva uko Gitifu wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo yateretsaga umugore w'abandi, umugabo w'uwo mugore hari icyo yabivuzeho. Uyu mugabo avuga ko iki kibazo yakigesheje ku buyobozi bw'akarere ka Nyarugenge ndetse agaha ibimenyetso. Mutuyimana Gabriel wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo yamaze gusezera kuri uyu murimo, avuga ko asezeye ku mpamvu ze bwite. Ku mbuga nkoranyambaga muri iyi minsi hari gukwirakwira ijwi rikibivuga ko ari irya Mutuyimana Gabriel ari gutereta umugore w'uyu mugabo amwinginga ngo amuhe umwanya basambane, ariko akabivuga mu buryo buteruye. Uwasambanyirizwaga umugore ikifuzo cye nuko Mutuyimana Gabriel yakurikiranwa n'amategeko ngo kuko gusezera ku kazi bidahagije ngo kuko ashobora kuba yaragasezeye kubera kugira isoni. Yagize ati isoni si igihano. Uyu mugabo avuga ko akomeje kubana n'umugore we ngo kuko ntabwo yakwanga umugore we ngo kuko ibigaragara umugore yashutswe n'uriya mugabo kubera impamvu zo kuba ari umuyobozi. Akomeza avuga ko kuri ubu ngubu agendana ubwoba, akeka ko Mutuyimana Gabriel ashobora kuba yamugirira nabi bitewe nuko yamutamaje agashyira hanze uburyo ki yateretanaga n'umugore we. Uyu mugabo avuga ko umugore we akimara kumenya ko ikibazo cye cyamenyekanye yahunze urugo, ariko umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge afashe uyu muryango bituma uyu mugabo ababarira uyu mugore, aramuhamagara amusaba imbabazi ko yagaruka mu rugo rwe. Umugore we aragaruka, yagize ati kubera izo nama namugiriye ninjye wamuhamagaye nti ngwino unsaba imbabazi nguhe imbabazi. Aratinyuka agaruka mu rugo rwe. By'umwihariko mu majwi yakomezaga kugenda yumvikana uyu mugabo cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo yumvikana mu majwi aganira n'uyu mugore amusaba ko yaza kumusura, ariko akabivuga mu buryo buteruye. Umugore nawe agakomeza kugenda amusubiza mu bwuzu, amubwira ko ashobora kuba yamubonera umwanya wo kuwa mbere, ariko undi akamubwira yuko yifuza ko yaza kuri uwo munsi wo ku cyumweru. Umugore agakomeza gutsimbarara aramubwira yuko bafite abashyitsi kandi ko umugabo we ashobora kuba yabibona nabi. Umugabo akomeza kuvuga ko afite ikibazo gikomeye, ariko birangira umugore atamwemereye. Reka tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Mu karere ka Gasabo akurikiranyweho gusambanya umwana bikamuviramo urupfu. Umugabo wo mu karere ka Gasabo akurikiranyweho icyaha cyo gutera inda umwana w'imyaka 17 yarabereye muramu we bikamuviramo urupfu, aho dosiye ye yamaze gushyikirizwa urukiko agasabirwa gufungwa by'agateganyo. Uyu mugabo utatangajwe amazina ye bivuga ko yasambanyaga uyu mwana babanaga mu rugo ari uwa murumuna w'umugore we. Uyu muryango ukaba utuye mu mudugudu wa Gatera, akagari ka Gasharu, umurenge wa Kinyinya.
uyu mugabo wacungaga umugore wadahari maze agasambanya uyu mwana kugeza ubwo amuteye inda. Iyi nkuru dukesha ubugenzacyaha bukuru ivuga ko uyu mukobwa yakomeje kubihisha mukuru we amaze kumenya ko atwite abimenyesha murumuna we, nawe amusaba ko inda bayikuramo ndetse anamushakira imiti yo kuyikuramo ariko bikarangira byanze. Amakuru yamenyekanye kuwa 28 Mata 2020 atanzwe n'umujyanama w'ubuzima wabonye umwana ameze nabi maze hamagara ribu. Uregwa akimara kumenya ko ashakishwa yahise atoroka arabura muri ako gace, aza kongera kuboneka ku itariki 23 Gicurasi 2020 ahita atabwa muri yombi atangira gukurikiranwa n'ubugenzacyaha. Uyu mwana yahise ajyanwa kwa muganga ariko nyuma yo kubyara umwana ategejeje igihe yahise apfa, naho umwana asigara yitabwaho n'abaganga. Uregwa akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana gihanwa n'ingingo y'133 y'itegeko rya 68 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Akaba agihakana ko iperereza riracyakomeje, ariyo mpamvu asabirwa kuba yakurikiranwa afunzwe by'agateganyo mu gihe iperereza ryaba rigikomeje. Abiteganyijwe ko uru rubanza ruri busomwe none ku itariki 11 Kamena 2020. Reka dukomeze ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa mu bice bigiye bitandukanye. Ubutabera bwamaze guhagarika ikirego cya Minisitiri Evode Uwizeyimana wari warahagaze ku mirimo ye. Umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha Nkusi Faustin yatangaje ko Minisitiri Evode Uwizeyimana wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe iby'amategeko nshinga n'andi mategeko adakikurikiranwe n'ubutabera ngo kuko impande zombi zagiranye ikibazo zahisemo kumvikana zigakemura ibibazo byabo. Ubwo Minisitiri Evode yari akiri ku nshingano ze ku itariki 3 Gashyantare 2020 yagiye ku nyubako iri mu mujyi wa Kigali asunika umugore ucunga umutekano muri sosiyete ya Isco witwa Mukamana Oliva. Icyo gihe ngo yari amusabye kunyura ahabugenewe abandi banyura inyuma akanga kuhanyura abikarangira amusunitse, uyu mugore akaza kwikubita hasi. Aya makuru akimara kujya ahagaragara Minisitiri Evode yasabye imbabazi agaragaza kwicuza. Yagize ati ndicuza cyane, ntabwo byari bikwiye ko njye nk'umuyobozi ndetse n'umukozi wa leta namaze gusaba imbabazi umukozi wa Isco ndetse nzisabiye mu ruhame nzisaba abanyarwanda bose muri rusange. Nkusi Faustin umushinjacyaha mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Royal FM yavuze ko hakurikijwe amategeko impande zombi zahisemo kumvikana kandi nta ntambwe n'imwe yirengagijwe mu by'amategeko ateganya. Mu itangazo Royal FM yakize hanze rigira riti ubushinjacyaha bwemeje ko ikirego cya Minisitiri Evode Uwizeyimana cyashyinguwe. Umuvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi Faustin yabwiye Royal FM Rwanda ko hakurikijwe iby'amategeko n'impande zombi zahisemo kumvikana kandi nta ntambwe n'imwe yirengagijwe mu by'amategeko ateganya. Ku itariki 6 Gashyantare 2020 Minisitiri Evode Uwizeyimana yatanze ubwegure muri biro bya Minisitiri w'Intebe byemerwa na Perezida wa Repubulika Paul Kagame nk'uko byatangajwe na Dr. Edouard Nduhungirehe ku itariki 12 Gashyantare. Ndagushimiye cyane wowe wakomeje kubana natwe muri ibi biganiro byacu. Ngushimire cyane wamaze gukora subscribe kuri channel yacu Salama TV ugakana n'akazogera. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza, Imana ikomeze kubana nawe kandi ukomeze kugira ishya n'ihirwe.